Hello my people, umeze mute? Itondo cyiza cyane kuri mwese, nizere ko umeze neza kandi muri kugira ibihe byiza cyane. Nanjye ndaho ndakomeye gukora siporo. Iki gitondo nta zuba ryinshi dufite. Nshaka kugira ngo mbasuhuze, mbagezaho n'iyi video, nizere ko turi kumwe. Mbanza gusuhuza Isheja Stefan TV, nizere ko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza. Reka rero mbagezeho aya magambo muri make akomeye cyane ushobora gukoresha mu gihe urimo uratereta umukobwa, mu gihe wabuze amagambo ukoresha, wakoresha iyi liste y'imitoma ngiye kubahereza amagambo aryohera umukobwa iyo uyamubwiye. Rero reka ngumye ntembere nababwira ayo magambo. Uyu munsi rero ntabatindiye ngiye kubabwira amagambo aryoshye, amagambo ushobora kubwira umukobwa umunsi we ukirirwa muri makeya umeze neza. Ijambo rya mbere wamwandikira cyangwa se wamubwira uti uri mwiza cyane ndetse kurusha uko ubitekereza. Iri jambo muri makeya yereka umukobwa yuko umwitegereza, umenya imico ye, uzi uko ameze imbere n'inyuma, uko umutatse umubwira ijambo nk'iri ngiri ni ibintu muri makeya bimwereka yuko umutekerezaho umunsi ku wundi. Ijambo rya kabiri ahangaha wamubwira uti iyo turi kumwe numva isi yose ihinduka nziza. Isi turimo yuzuyemo ibintu byinshi cyane bishobora kuba byatuma umunsi wawe umera nabi cyangwa se umunsi wawe utamererwa neza nk'uko ubyifuza. Kuba rero umufite iruhande rwawe ukabona bimubwiye ni kimwe mu bintu muri makeya bimwongerera urukundo rwinshi cyane, akumva yuko akunzwe kandi muri makeya ibyo aguhereza ubyishimira kandi bikugwa neza. Ijambo rya gatatu ahangaha wamubwira uti ntewe ishema no kumenya ko kukugira mu buzima bwanjye ari inyamibwa. Kuba ubwiye umukobwa ijambo nk'iri ngiri muri makeya uba umuhaye ikintu kidasanzwe mu buzima bwe, kuba yumva yuko uterwa ishema no kuba ari umugirlfriend wawe, ibintu bimunezeza cyane kandi bikamutera kuraje cyane mu gihe muri mu rukundo hamwe nawe. Ijambo rya kane ahangaha wavuga uti ntibisanzwe kubona umuntu ufite umutima mwiza nk'uwawe. Birashoboka yuko wabaye ahantu henshi hashoboka ugahura n'abantu benshi batandukanye, ariko kuba uri kumwe n'umukobwa ufite umutima nk'uyu nguyu wabonye kandi washimye ni ibintu byiza cyane umukobwa yishimira iyo abona yuko ubimugaragariza, yuko ubibona yuko afite umutima utandukanye n'abandi, so ibyo arabikunda cyane. Ijambo rya gatanu ahangaha wamubwira uti uburyo useka utuma umutima wanjye ubyina. Ahangaha nabyo ni ikintu cyiza cyane. Umukobwa nakubwira yuko yumvishije umubwiye ijambo nk'iri ngiri byamugwa neza cyane, kuba iyo ubonye inseko ye byonyine bituma umutima wawe urabagirana, ni ibintu bidasanzwe. So koresha iryo jambo rimwe na rimwe, ukoresha iyo mitoma umwoherereza, so ni ibintu bimushimisha cyane. Ijambo rya gatandatu wamubwira uti ugiye kuba impamvu y'ibyiza byinshi mu buzima bwanjye. Iri jambo muri makeya uyu mukobwa amaje kuba akwemerera nk'urukundo cyangwa se amaje gukora ikintu muri makeya wari witeze yuko ahari kitashoboka, urugero na serivisi yagukoreye cyangwa se n'urwo rukundo aguhaye. Kuba umubwiye ko agiye kuba impamvu y'ibyiza byinshi mu buzima bwawe ni ibintu muri makeya bimunyura cyane, bimunezeza, kuko biboneka yuko muri makeya ushimye kandi unyuzwe cyane n'ibintu ashobora kuba agukoreye, yaba urukundo cyangwa se serivisi agukoreye. Ijambo ahangaha rya karindwi wamubwira uti nkunda uko utuma numva nishimye kandi ntuje.
yes, umuntu ukuza mu buzima muri makeya atazanye drama, atakuzaniye ibintu bigutesha umutwe, ahubwo akakuzanira amahoro, urukundo, umunezero, ukumva utuje, nta mpamvu yo kubiceceka. Ni byiza yuko ubimubwira yuko bikunyura kandi ubyishimiye. So iri jambo rero naryo muri makeya iyo urimubwiye ni ikintu muri makeya gituma anezerwa kurushaho cyane. Irindi ahangaha nakongeraho, wamubwira uti buri jambo uvuga rihindura uko umutima wanjye utera. Iyi mitoma muri makeya guys ntabwo isanzwe, ni imitoma wakwandika kandi yaryohera cyane umukobwa mu gihe uyimubwiye. So koresha iri jambo naryo ni rimwe mu bintu rishobora gutuma uyu mukobwa anezerwa cyane. Ijambo rya 8, wamubwira uti ntaho nakwifuza kuba uretse aho uri. Guys, ibaze nawe uyu mukobwa kuba umubwiye yuko aho wumva ushaka kugira ngo ube 5 kuri 5 cyangwa se umunsi wawe wose ni ukuba uwo mukobwa ari iruhande rwawe. Ibi birerekana yuko muri makeya kuba uyu mukobwa ari mu buzima bwawe ari ikintu kiri très important cyane, kandi buri mukobwa wese nicyo aba yashaka kugira ngo yumve niba muri makeya unyuzwe n'uburyo mubanyemo, unyuzwe n'uburyo agukunze, unyuzwe n'uburyo akwiyegurira cyangwa se ibyo aguhereza byose. So kuba umubwiye ijambo nk'iri ngibi muri makeya ni ikintu kidasanzwe. Ijambo rya 9, wamubwira uti umutima wanjye wiyumvamo amahoro iyo turi kumwe. Iri jambo rijya gusa n'iryo rindi maje kubabwira. Still ni amagambo meza cyane umukobwa abashaka kugira ngo yumve umunsi ku wundi iyo urimo uramuganiriza. Ijambo rya nyuma ahangaha nasorezaho, wamubwira uti iyo ndebye amaso yawe mbona inkuru nziza y'ubuzima bwanjye. Yes, iri jambo naryo rero ntago risanzwe. Iyo umukobwa urimubwiye muri makeya aranezerwa cyane, yumva yuko muri makeya ari ururabyo rw'amaso yawe, ari apple y'amaso yawe, ari mutima w'urugo rwawe. N'aya magambo rero nari nabateguriye, nizera yuko hari uwo araza gufasha. Niba gufashije wibuke uyahereze thumbs up, kandi Imana ibakomeza aho muri hose. Wibuke ukoreshe ku bantu bakeneye amagambo ashobora kubafasha mu gutuma bohereza abakunzi babo cyangwa se babayabwira mu gihe babuze ibyo baganira. Wakoresha ijambo nk'iri ngiri kugira ngo bifashe umukobwa, bifashe umugenzi wawe niba arimo arastrugglinga, ari kubura ikiganiro cyangwa se amagambo. Waba ukeneye video nk'izi ngizi, wibuke usige ijambo yego aho hasi muri comment, nzagerageza mbashakire izindi video nk'izi ngizi. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane, naho ubutaha. Ciao, bye bye.